ntabwo uzaba ufite ubushobozi bukuru maze bya bintu bikomeye cyangwa muri byo ku ishuri rimwe n'abagenzi be gutwara ibintu kubona ku ishuri tubaye bakuriye mu mpamvu adafite umuco ntabwo uzabikora. niyo mpamvu rero tuba dushaka kubafasha kugira ngo abana nibaza bagire ibintu by'ibura bijyamo bindi kuko n'ibijyamo birakura n'izindi bayira byo muze niba tubira gakirira y'uko banza kabifite none se ubu ibindi biba ko bimenywa n'abafite abadayimoni wa mukobwa cyane bizaza none se ubu wagomera Imana bashya adiyakoni mwe gucunge wenda niba agiye gukora ku nsinga keretse tudafite abadiyakoni ba Isirayeli ahubwo nabo usigayemo n'abaranga rwose icyo ni ikibazo bari gukumira gusenda turagenda cy'abadiyakoni baranga kandi umushinzwe no kurinda uwo mwana kuko ni umwana wowe ikindi uri umudiyakoni inshingano bayihaye batekereza ko ushobora kurinda umwana ariko niba abandi bagiye guhumuriza nawe ugahumuriza uri umudiyakoni niba umuntu urinda umukuru w'igihugu baba bari mu mwuka nawe bagahumuriza ubundi ntibijya bibaho wowe umwuka wawe n'umwuka ureba umusaza ukuntu ameze niyo mavuta yawe ariko hano havuga ukuntu bagiye mu mwuka kandi rimwe mbona mutanamubwiye umwana arajya gukora hariya mu nsinga uraza guhumuriza ntabwo ibyo bintu bihuye ntabwo bibereka kumbeshya ngo bagiye mu mwuka namwe bo bagiye kuko ushinzwe kuba umureba ureba no hanze dore twegereye umuhanda nawe wenda ibisubizo bizana n'ibiki n'ibindi bibazo none iriya sakabu ubwo mwatangiye kuvuga ngo Imana ishimwe ariko Imana ishimwe ugomba kumureba usanga akana gaciyemo hano wowe muze kumbeshya ngo narinde mu mwuka pasta n'afashe ni uweruka pe mubijuru kuko iyo umenye uba wamenya ko ariyo mwana kuko mu bana umwuka wera atanga ikintu bita ubwenge atanga ikindi bita kwishuri atanga ikindi bita kumenya atanga ikindi bita umwimerere ubwo iryo ni ijambo rya mbere rigaragara umutwe w'ijambo nawe uwushyire rwose abajya kuwumvirije ni icyaha gihanwa n'amategeko agenga abadiyakoni wowe niba usenga uvuga iyo ajya abategere ngo gusiga furayi udabona kuzumara n'izina ryawe once upon a time uzaba umuteka umwana yitwa uzaba umuteka umuntu uhari bahita bareka babwira we namwe muracyari bakeya hano hari n'intumwa z'abadayimoni zinjira mu rusengero intumwa z'ariteka za satani ari abantu bambaye ubururu abazana umwuka w'intege mu rusengero sometimes bakabatanga no mu rusengero ukabona arinjiye ukabona mu kanya arasohotse ntujye umumenya uwo ari umuntu arinjiye abandi bagiye guterana arasohoka yaje gukora ese uko arasere ese uzamenya ko bitadayimoni nawe ubwawe utaramenya kwinjira mu mwuka ngo abana b'Imana baba bateranye n'umwanzi wera ureba abantu baraza mu rusengero niba kwibira telefone mu rusengero uzindi nsengero usanga baranditseho n'ijambo ngo ugende gufata ibintu by'agaciro byawe ubindi za kompiyuta wenda bamwe muratangira kuzizana no wenda igihe kizagera udushenete tw'iki za telefoni ubundi umudiyakoni ugira responsible kuri ibyo bintu ariko nanone nawe umukristo ugomba gucunga ibintu byawe kuko ntabwo umudiyakoni azashobora wenda ari kumenya byose ese uwo muntu ukunda gusohoka abantu bateranye abagiye gukora iki ni ukunyara se
ni ukwituma se. Ese aba yariye ibiro bingana? Yariye iki? Yanyoye iki? Hari n'umwuka w'imizimu gusa usohora abantu utari umwuka w'Imana. Ukumva dayimoni irabwira umuntu wo hanze wayirugaho. Nta kintu ugiye gukora kidasanzwe ngo genda nugera hariya winanuremo urebe hariya pasiparumu use kureba kaburimbo use kureba ibiki ngo maze urabo kubaye fureshi uhita ugaruka mu rusengero. Najya mu mabwire baha abasayensi benshi kuko hari ubuyobozi bw'umwuka wera kandi umwuka wera yaje akwigisha na sayensi. Dukomere umwuka wera. Habuzemo Barija Bet Gatsinzi na Kayitani. Hanyuma n'ikinira Bet. Iyo kinira Bet, iyo kinira Bet. Iyi ni ko kinira A. Iya Gatsinzi kana baba yose bakomana abantu na Kayitani. Niyo ikizungu kiri sabe ikizungu wacho. Bose bavuye ko Musomya dusome